ku batarumviye indirimbo igitekerezo cy'iyi ndirimbo nk'uko yitwa niho nagikuye ku kuntu iyo umuntu ari mu rukundo n'undi ashobora kumureba mu maso akamenya byinshi bimuri mu mutima cyangwa se niyo mutararujyamo iyo umuntu hari agakemistry kari hagati yawe nawe ushobora kwibwira ibintu byinshi atarinze no kubikubwira mu magambo wamurebye mu maso mu bikorwa donc geste n'iki naho igitekerezo nyamukuru cy'indirimbo cyavuye hanyuma nyita niho nyine ko donc hari aho hantu muri iyo ndoro muri izo geste ariho mbonera byinshi bimusobanurira uwo muntu uwo muntu nshatse kuvuga ntabwo nabigira pasono kuko ntabwo donc ari ibyanjye gusa nagenda nkabibwira uwo muntu ariko umuhanzi aba ari ijwi rya rubanda uwo muntu ni umuntu wa buri wese uri kunyumva ufite uwo muntu nyine cyangwa uzamugira ntabwo mvuze ko bitambayeho birashoboka ko byambayeho cyangwa se bizambaho ariko navuririmbye in general nyine ku bantu bose bishobora kubaho cyangwa se bizabaho impamvu nahisemo gushyiramo Khalfan ni uko Khalfan ngewe mu matwi yanjye ni uko byakora mbona ari umuhanga nkaba naragize n'amahirwe yo guhura nawe nkabona ntabwo napfusha ubusa noneho nk'umuntu ukizamuka uba ukeneye bagenzi bawe bakurusha experience kugira ngo bagire ibyo bakwereka wowe utarabasha kumenya bityo ukure kurushaho ku mugaragaro ni indirimbo ya kabiri ariko bw'impamvu zitanturutseho indi yari yayibanjirijeho ubu ntabwo iri kuboneka kuri YouTube kubera ko channel yari iriho yafunzwe ariko nayo nzareba ukuntu nakongera nkayisubiza indi yari iriho ni ibivuge niyo mperuka kubaha niyo nari nsohoye biri official itandukaniro harimo gukura kuko iyo ikintu gikoze bwa mbere nyine hari ibyo utazi ugenda umenya ko wagikoze hari amakosa uba wakoze udasubiramo ku nshuro ya kabiri nk'uko ubu hari ibyo ndi guhura nabyo ntazahura nabyo ku yindi ndirimbo harimo kwiga ibyo bintu ndabyumva kenshi ariko ku bw'amahirwe ntabwo ndahura nabyo wenda dushobora kuba twananiranwa kubera izindi mpamvu wenda swati ari umuntu utubahiriza gahunda utakorera ku gihe cyangwa se atari kuguha serivisi mwumvikanye karite itari nziza cyangwa se donc andi mananiza kutaguha umwanya cyangwa ngo ugire ubwisanzure muri studio ariko icyo bibazo cyo kuvuga wenda ngo yanjyana mu zindi gahunda ntaje nateguye ntabwo ndahura nacyo kugeza icyo kibazo ni cyiza cyane ikintu nababwira ni uko iyo ukunda ikintu ugomba kuba ari wowe ukidefanda bwa mbere ugihagararaho kandi ntujye ku ruhande rw'ikintu waje utumbereye kugira ngo uzakore niba ujuje kuririmba ukageramo ugasanga hari abakujyana ku ruhande wowe ujye uguma donc kuri ya ntego uba ariyo ufokasingaho kuko iyo ugumye ku kintu kimwe donc dreams zawe ukazihagararaho tota birakunda kuko abantu nyine babona ko uri focused utajagaraye n'iki kandi n'ibyo bikuta byose uba uri kuvuga bigenda ntabwo bishira umunsi umwe ariko iyo ukomeje ugapushinga bigeraho ukabona inzira nyine ukabona inzira nk'iy'abandi baba barabonye njyewe uburyo mvuze gupushingamo harimo no kwihangana no gushaka imbaraga ariko mu buryo buri positive wenda niba nakumvise neza sanse uri kubivugamo ni sanse yo kuba wata values zawe kubera ikintu runaka ukeneye kandi hari umuntu ukubwira ko ugomba kubreakinga your rules kugira ngo ubone icyo kintu rero ibyo bintu ntabwo bijya bikora nta nubwo ari ngombwa nubwo byaba bikora ntabwo ari ngombwa ko umuntu yica donc breaking rules zawe cyangwa se principles zawe warasetinze kugira ngo ubone ikintu kuko haba hari options nyinshi buri gihe umuntu yakoresha cyangwa se yahitamo zimugeza ku kintu runaka yiyemeje atarinze kujya hirya ya values ziwe noneho nk'umunyarwandakazi dufite indangagaciro
kandi burya iyo wataye indangagaciro usibye no mu Rwanda n'abandi bantu bose bo mu bindi bihugu bagira values zibagenga. Iyo wazitaye rero ubwo hari ibintu byinshi uba nyine wishe, n'isura yawe uyishe, kandi niyo umenyekanye isura yawe yarapfuye, hari ikintu warangije udashobora kongera gusubiranya. Indirimbo ya gatatu audio muyitegure mu kwa 12 ejo bundi. Yego. Ikintu nabasangiza cyangwa se nababwira nkuko aho njya hose mpora mbivuga nuko abanyarwanda bakwiye gufata iya mbere mu gushyigikira impano z'abanyarwanda, yaba mu kuririmba cyangwa se n'izindi mpano zose zihari, kuko iyo abantu bagutije donc iyo abantu bagusapotinze nawe hari byinshi ukora uba utashobora gukora mu gihe abantu batakugiriye cya cyizere baba baguhaye. Kandi ikindi ntabwo umuntu ashobora gukora ngo akomeze akore atabona umuntu umumotivatinga, biragoye. So niyo mpamvu usaba ngo abanyarwanda bashyigikire abahanzi nyarwanda, kuko nibo bazatuma bagera ku rwego. Nkoresha hose Nowela Izere, haba kuri Facebook, kuri Instagram ndetse no kuri Twitter.